nyuma yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agaragaje umusigire nyuma yiwe, kagaragaza yuko abantu bakwiriye gukurikira Qur'an ndetse n'umuryango wiwe, ndetse ko ibyo ngibyo ko ari bibi bizagaruka kuri suna ziwe, ko bitazigera bitandukana kugeza igihe byongeze kumugarukaho. Nubwo nyuma yaho Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye ayigira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum, ati uyu munsi mbuzurije idini yanyu, wa atmamtu alaykum ni'mati, kandi basenderejeho inema zanjye, wa raditu lakum li-islamu dina, kandi nananyuzwe nuko Islam ibabera idini. Iyo aya yamanutse nyuma yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam agejeje ku bantu ubutumwa, akababwira ko nyuma yiwe ari n'umuryango wiwe wose ko ari 12 ari bo bayobozi nyuma yiwe, abayimamu bangaye 12. Niko intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala amanura iyi aya. Hari bamwe bashaka guhisha ibyabaye ku munsi wa Ghadir Khum, bakagaragaza yuko iyi aya yuko yamanutse ku munsi wa Arafa, umunsi wa 9 mu kwezi kwa Dhul-Hijja. Muri make barashaka guhisha ibyabaye tariki 18. Harimo uwitwa Umar bin Qais wa Samaratu bin Jundab. Abangaba bagaragaje ko uyu umunsi wa Arafa ari wamanutse iyi aya, ndetse n'abandi dukomeza kuvuga. Muri riwaya witwa Umar bin Qais, innahu sami'a Muawiya bin Abu Sufyan ala al-minbar ينزع بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فقال نزلت في يوم العرفة في يوم الجمعة. ati witwa Omar yumvishije witwa Muawiya Abu Sufyan ari kuri mimbari agaragaza ko iyi aya igira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum, yuko yamanutse ku munsi wa Arafa, ari ku munsi w'Ijuma. Bavandimwe, mbere yuko tugaragaza yuko iyi aya itamanutse ku munsi wa Arafa, ahubwo yamanutse ku munsi wa 18, katubanza tureba abangabo ubundi ni bande. Abo babivuga bashaka kuyobya imitima y'abantu, bashaka guhisha ukuri, ni bande ubundi? Hanyuma nawe uze gutekereza nyuma mbone kuguha dalili nakli, dalili ishingiye kuri hadisi no kuri Qur'an. Uyu witwa Umar bidashidikanywaho yari umuyobozi ukomeye ufite icyubahiro mu muryango witwa Ahal Hamas, wari umuryango w'abangizi, wari umuryango w'abantu bakora ibikorwa bibi, wari umuryango wangaga umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bangaga Imam Ali. Ndetse mu ahitwa Ahal Hamash bari bazi uwitwa Hiraiz ibn Uthman, bari bamuzi ku muntu wanga umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ahal Hamash bari bamuzi. Aba bose bagaragaje yuko umunsi wa Arafa aribwo hamanutse iyi aya. Turebe muri hadisi ituruka kwa Ahmad ibn Sulaiman, qala yaravuze ati hadathna Ismail bin Ayash qala عدالة حريز بن عثمان من مصر إلى مكة. Ati
uyu witwa Suleiman uwitwa Ismail yarabaganirije aravuga ati nendi mu rugendo tuva muri Misiri tujya Maka ndi kumwe nande uyu witwa Hurazim mwene Uthman. Hanyuma agira ute faj'alu yasubbu aliyan, ati atangira kugira ute bari kujya mu rugendo bava Misiri berekeza Maka, atangira gutuka nde Ali. Uyu nguyu uri gutuka ari mu bavuze yuko umunsi wa Arafa ari uwo munsi hamanutseho iyi aya, ndetse uyu nguyu niwo wahinduye hadisi n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaburanya abantu bayumvishije. Aravuga ati uyu Hurayz bin Uthman qala hadha alladhi yarwihi nasu an nabiyyi qala li Ali anta minni bin manzilatul Haruna min Musa. Aravuga ati riwaya ituruka mu bantu ituruka ngo kunumwe y'Imana ko yabwiye Ali ati wowe umeze neza kuri nge na Haruna kuri Musa. Akavuga ati haqu, ati ni kuri koko, walakinna akhta'ul sami'u, akavuga ati ariko harimo ikosa mu bayumvishije. Akavuga ati harimo ikosa mu bayumvishije. Hanyuma aramubaza fama huwa, ati nirihe kosa, nirihe kosa riri muri aya magambo? Nirihe kosa, ni gute bari bakwiriye kuvuga? Faqala innama huwa anta min makani Karuna min Musa. Aravuga ati bara babyumvishije nabi, ahubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaravuze ati wowe Ali umeze neza kuri ngewe na Karuna kuri Musa. Subhanallah, abantu batazi Karuna ni umuntu wari umugome, wari umuntu wiyumva, wari umuntu wigometse kuri nde, kuri Musa, wari umuntu utarumviraga Musa. Abantu bazi umubano wa Ali n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwahamye ibyo bintu? Uyu yatinyutse kubivuga. Banje baramubaza ati iri waye wayikuye he wowe? Aravuga ati qala sami'tu al-Walid bin Abdul Malik yaquluhu wa huwa ala al-minbar. Aravuga ati nabyumvishije al-Walid ari kubivugira nawe kuri minbari. Subhanallah, ahakanyije abayumvishije bari kumwe n'intumwa y'Imana, yumvishije ibyande bya al-Walid. Uyu nguyu na mugenzi we tumaze kubona bwa mbere, twakumva hadisi zabo? Tekerezaho nawe wumve hadisi zabo twazumva. Aba nibo bagaragaje ko umunsi wa Arafa ari wamanutse iyi aya. Hari uwitwa Omar bin Musa bin Wajihi, uyu nawe yagaragaje ko umunsi wa Arafa ari wamanutse iki iyi aya. Nawe tekereza neza, uyu nguyu muri Sahih Bukhari bitewe nuko amuzi yuko yahinduraga hadisi cyane, yaravuze ati uyu muntu ntabwo mukwiriye kumwumva, nimukumve hadisi ziwe kubera ahindura amahadisi. Uyu witwa Samaratu nawe yagaragaje ko umunsi wa Arafa ari wamanutse iyi aya. Yagaragaje ko hamanutse iyi aya ari ku munsi w'Ijuma. Hanyuma uyu nawe muri Sahih Muslim bamugaragaza yuko yari umuntu wacuruzaga inzoga, yari umuntu wacuruzaga inzoga, ndetse ni wa wundi Muawiya yahaye amafaranga kugira ngo aya yamanutse ivuga kuri Ali ayihindure ivuge kuri Muawiya. Muawiya aramwishyura kugira akora icyo gikorwa. Uwo muntu twamwumva, twakumva hadisi ziwe. Ariko eka turebe dalil n'ubundi mu gitabo cy'Abasuni Atarehe Damashaq mu ijuzu ya 45 urupapuro rw'176. Ni hadisi turuka kwande kwa Abu Huraira. Dalili
qala man sama yawmu 18 min dhulhijja, ati umuntu uzafunga umunsi wa 18 mu kwezi kwa dhulhijja, kutiba lahu siyama 60 shahran, ati andikirwa n'uwafunzwe amezi 70, wa huwa yawmul khadil khum lama akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biyadi Ali ibn Abi Talib, ati uwo nuwo munsi wa khadil khum ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yafataga akaboko ka Ali ibn Abi Talib, faqala, hanyuma akavuga ati alastu waliyul mu'minin, ati sinjye wibanze kumwemera Mana. Qalu, baravuga ati bala ya Rasulallah, ati nibyo yewe numwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man kuntu mawlahu fa aliyyun mawlahu, ati uwo nari imbere y'umuyobozi basi Ali niwe muyobozi we. Faqala Umar bin Khattab, hanyuma Umar bin Khattab aravuga ati bakh laka ya ibn Abu Talib, ati felicitation yewe mwene Abu Talib, asbahta mawlaya wa mawla kulli muslim, ati guhera ubungubu guhera akakanyo uri umuyobozi w'abemeramana n'abemeramana kazi, ati guhera ubungubu uri umuyobozi w'abayisilamu bose. Fa anzala Allahu azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nyuma y'ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bamaze guhereza baya Imam Ali, Allah yamanuye aya ko uyu munsi abujirije idini, uvuga biriya adafite dalili, bariya bavuze biriya tumanze kubona baribo dalili nakili niyi ngiyi.